Yes, nongeye kubifuriza ibihe byiza, mbifuriza gukomeza kugubwa neza aho mugiye muherereye. Ngira ngo iyi ni inkuru yakomeje kugenda ibabaza abatari bake, inkuru yagiye itungura abayobozi bagiye batandukanye mu nzego zigiye zitandukanye. Abayobozi bagiye batungurwa n'iyi nkuru, ariko se ibi ni biki banyarwandakazi? Dore ko noneho ibi byabereye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, hano hirya mu karere ka Rwamagana. Muti byaje kuba bigenda gute? Ese ibi byaje kuba biterwa n'iki? Ese habaye iki? Ese ni bande bakoze aya marorerwa? Icara utera agatebe ubundi tuganire. Sasa rero ngira ngo iyi ni day by day news, mumaze kugera mubimenyera. Kora subscribe, utarakora subscribe kugira ngo tujye tubana gatanu kuri gatanu, ubundi ugendane nibigezweho, ubundi ubane natwe mu makuru ya buri munsi ndetse n'intama za lifestyle cyangwa se ubuzima uko bugiye bugenda kabisa, ubuzima uko bugiye abenshi babayeho muri ibi bihe. Ayo niyo makuru tugenda tubaha 5 kwa 5. Reka tugenda twihuse nabyo gutinda mu karere ka Rwamagana, hariya mu by'ukuri mu murenge wa Kigabiro haje kuba habera amahano y'umudirectrice waje kuba afatirwa muri lodge amashuri agitangira. Mu by'ukuri nani minsi ngaho iciyeho akaza gufatwa ari gusambana n'umushoferi utwara imodoka y'akarere ka Rwamagana. Mu by'ukuri ibi byaje kuba bibabaza imbaga nyamwinshi, bikaza bibabaza abayobozi bagiye batandukanye. Ngira ngo mu minsi ishize mwagiye mubona ko harimo abayobozi badakwiye b'ibigo, abari abadirectrice ndetse n'abadirecteri bagiye bahindurwa abarimu, abandi bagahagarikwa mu mirimo yabo kubera imyitwarire itari myiza. Uti byaje kugenda gute? Ese uyu mu directrice yayoboraga ikihe kigo? Ese ngira ngo muri kwibaza ibintu byinshi. Ngira ngo uyu mu directrice n'uyu nguyu ariko nagerageje kumuhisha mu maso, ariko isura ye nayiberetse kugira ngo inkozi y'ibibiyo mube mugenda mwayimenya, nubwo wenda mu by'ukuri bitari bikwiye. Ariko burya iyo umuntu yitesheje agaciro, ngira ngo ndinde wo kuba nakamuhawe ubwe yakiyambuye. Ariko aya makuru ngira ngo ajya bera isomo ingeri nyinshi kabisa, ndetse n'imiryango myinshi ndetse n'ingo zubatse mu by'ukuri, dore ko ibintu byo gucana inyuma bimaze kugenda bifata indi ntera, nubwo harimo abusanga igitsina gore aricyo kiri kugenda gikabya. Ngira ngo abamama cyangwa se abagore muri iyi misi ndetse n'abana b'abakobwa, ibintu biri kubabaho mu by'ukuri bari kugenda bakabya cyane, ugasanga nibo bari kugenda bagarukwaho. Dore ko uyu mubyeyi mu by'ukuri aje kuba yafatwa, murabyumva ko tayari ashobora kwita anabura akazi yakoraga, kubera ko uyu si umuco mu barezi. Ngira ngo asubiye no mu kazi, inzego zibanze cyangwa se inzego z'ubutabera ntacyo zaba ziri kudufasha. Mu by'ukuri uri kumva gufata umubyeyi nk'uyu nguyu yagiye gusambanira muri lodge, ubwo uburere yaba yaha abanyeshuri ngira ngo ni ibintu bitandukanye. Uyu mubyeyi rero yitwa Ingabire Marie Elise, yashakanye n'uwo bita Nyirabega Auguste. Mu by'ukuri bashakanye mu mwaka w'ibihumbi 2006 nibwo bamenyanye banakoramo ubukwe, kugeza mu mwaka w'ibihumbi 2013. Mu by'ukuri ubwo babanaga rero, ngira ngo uri kumva guhera umwaka w'ibihumbi 2013 babana, bakaza kugeza magingo aya ngaya. Ariko haje kuba habaho n'ikibazo ngo cyo kuba babura urubyaro. Ariko kubura urubyaro, bamwe batangiye kugenda bitana ba mwana. Umugore akavuga uti wa mugabo we ni wo bitera, umugabo nawe ati nyamara ni wowe. Uyu Ingabire Marie Elise rero mu by'ukuri akajya ashinze nyamara uyu Nyirabega Auguste cyangwa se uyu mutware we bari baranasezeranye mu rukiko ndetse no mu rusengero, bari barasezeranye mu mategeko ndetse n'imbere y'Imana. ariko akaza kumuharika akajya amuca inyuma, ariko ugasanga nyamara uyu mugore aririza cyane, ngira ngo amarira y'abagore yo murayazi, ugasanga ari kugenda amubwira ati nyamara mugabo we unca inyuma, aho kumbi no kugira ngo yice iperereza. Kandi burya abagabo nyamara mw'abantu mwe, mw'abagore mwe n'abagira inama, buriya abagabo nubwo bavuga ngo abagore si abantu, buriya abagabo nyamara ni unique, ni abantu babihariye cyane mu by'ukuri. Ushobora kubikora rimwe kabiri
kabiri ariko ubwa gatatu ntibyaguhira ndakurahiye. Amakuru naje kuba namenya nuko uyu mugore nyamara nubwo yakoraga ibi bintu, uyu mugore yamenyanye n'uyu mugabo we Nyirabega Augustin afite icyiciro cy'amashuri cya AD, ubwo muri kumva ko yari afite segonderi gusa, ariko nyamara uyu mugabo yaragize ati umugore mwiza akarabo akarako mu mara yanjye, ngira ngo ya mitoma murayizi bajya baterana, ati nakubuze sinabaho, ati mu by'ukuri nyakubyara nyakugira imana n'amafaranga agapome. Nyine aramutomora aramubwira ati ngomba no kukwishyurira kaminuza. Buri kumva nyine buryo mugabo wishimye afite amafaranga ntacyo ataguha, agira ati rero ahita anamwishyurira kaminuza. Umugabo rero amaze kugira itara rimurika uyu mudamu we muri kumva ko bamenyanye ari umwarimu, yari atari yaba directrice. Mu by'ukuri amaze kuba directrice rero yatangiye nyamara kuzamura akajya asuzugura umugabo we, yirengagije ko umugabo wari umugize icyo ari cyo ubungubu, ubundi atangira kujya amusuzugura. Kandi burya nyamara ngira ngo ni umugani wa kinyarwanda bugira uti urya ukandagira agahungu nahonyora, kuko ntabwo ubuzi ngo tomorrow cyangwa se sisuni biraza kuba bimeze bite ku mwana w'umuhungu, kuko today ushobora gutungurwa ejo nabwo ugatungurwa. Uyu mugabo rero mu marira menshi n'agahinda yaragize ati mu magambo agiye atangaza yavuze ati ntacyo nakoze, ntacyo nagukoreye madamu mwiza, ariko dore icyo unyituye. Iki kigo cya Ecole Primaire Riduha niho uyu Ingabire Marie Elise yayoboraga, mu by'ukuri yari directrice w'iki ikigo. Ubwo rero uyu mugabo we Nyirabega Augustin yagiraga atya, nyamara akajya abona umugore we amubwira amagambo mabi, ngira ngo amagambo akenshi abagore bakunda gukoresha murayazi, abubatsi ngo mwebwe murahita mubimenya 5 kwa 5. Yajyaga amubwira amagambo mabi, akamutuka akamucunaguza, akamubwira ati wowe uri imbesire, wowe ntacyo uvuze, ntiwize, byarakunaniye no kwiga kaminuza, atariko nge mbana n'abantu nyamara basobanutse bari civilize, bize, basomye, bazi icyo gukora, ariko uraho uragaramye urinjije gusa. Ni amagambo menshi uyu mupapa yakomeje kugenda atangaza, wumva ko yarishwe n'agahinda. Uyu muryango wari umaze imyaka myinshi nta rubyaro, ariko burya murabizi ko urubyaro rutangwa n'Imana. Nibwo rero mu by'ukuri uyu mugore yaje kujya atangira kujya asambana n'uyu mushoferi utwara imodoka y'akarere ka Rwamagana. Mu by'ukuri ngo ageze nyine asanga ibintu ni sawa, ariko burya nyamara burya nabiba bitandukanye, ahubwo burya nyine ni ryarari bajya bavuga ngo abagabo bagira irari, ariko iry'abagore ryo burya naryo ni ibintu biba bitangaje kandi binapfuye amaso, binateye isoni, ari nabyo biviriyemo uyu mudirectrice cyangwa se uyu Ingabire Marie Elise kuba yabura inshingano ze z'akazi, ndetse direct ubwo muri kubyumva ko arahita atandukana n'umugabo we byeruye. Basanzwe rero muri hoteli, muri lodge, barimo basambana. Umugabo we nta kindi yakoze rero, yahise atabaza inzego zibanze. Ibi byabaye tariki 3 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka turimo, ngira ngo ni mu minsi y'ejo bundi iciyeho, ngira ngo nkuko muri kubibona uyu munsi turi tariki 6, uri kumva ko n'iminsi 3 irashira. Mu by'ukuri nibwo amashuri yari agitangira, rero wagira ati aravuga ati reka ntangire mu by'ukuri nenjoyinga, reka ntangire nikorera utuntu twanjye mu ibanga rikomeye cyane. Ariko umugabo yari yaramucunze, yaramwize, avuga uti nyamara rusibi aho ruzanyura, gukomeza unshyira ku gahari se cyangwa ukomeza ukumbesha ku nkeke, untuka untoteza, ngo dore ko abagore nyine bamaze kugenda bahabwa ijambo, ati nyamara ibyo naho bizakugeza. Dore rero finally amushyize ku karubanda. Inzego z'umutekano ndetse n'ikigo cya RIB baje kuba mu by'ukuri bamusanga mu cyumba, muri shambure bari barimo, basanga amashuka nyine ibyahabereye n'urundi rwego, ni ibintu by'agahomamunwa.
aba bahise batabwa muri yombi, ariko amakuru ngubu ari kugenda avugwa, ariko just now ntari namenya neza 100% ngo nuko uyu mugabo yaje gutungurwa no kuba barekuwe nyamara atabizi, ngo akaba nyamara ari gutabaza inzego za leta ngo zimurenganure kuko ntiyakomeza kubana n'uyu mugore, ngo nihomora yanamwicira no mu nzu. Ngayo nguko rero uko byaje kuba bigenda. Ese banyarwandakazi, ibi biraza kwitwa iki? Ese ko abagore nyamara bari kugenda bata indangagaciro zabo, dore ko ibyo bari gukora nyamara bikomeje kugenda bibabaza abatari bake. Imbaga nyamwinshi bakomeje bagira bati uyu mugore mu by'ukuri ahanwe kandi anakurwe mu nshingano zo kuba atanga uburere, ngo kuko nawe ubwe nta burere afite. Reka mpinira ahangaha ndeke kubatindira aha, ubundi twongere tubonane mu yandi makuru abari kugenda ari trendy. Ngira ngo we wamaze guhitamo day by day news na gihombo, ahubwo komeza mu by'ukuri ubane natwe 5 kwa 5 kandi ukore subscribe wotarayikora, ubundi ukoresha yanditse na comment, ubundi dukomeze kubana 5 kwa 5. Reka twongere dusubire, ndabakunda cyane, Imana ikomeze ibarinde.